akadoshi kaguraga 500 akaba ariko tukongeza none ibyo ngibyo byose byarasigaye ndi gukanda amatara kaba mu nzu nziza batampfumura bitaba ikibazo ntahura n'abagizi ba nabi kongera nkaba hasakaye hatari kunyagirwa iyi ndongera ndishima cyane kuko ndi gukoropa kandi inzu nari ndimo yari irimo ibijyanye kubera umucucu ibyo byose nkaba ndi kubishima tugiye gusabira abantu bagufashije umugisha mwami Imana tata wa twese uyu muntu uko asijya igikotwa musabiye umugisha n'ubudahangarwa mwami Imana tata wa twese mwami ku budahangarwa nimumuhige bihige ubu binyeretse ikintu bita ibyiringiro ikintu cyo kwiheba ubu cyamvuyemo bakikwimura wazanye iki wazanye biki n'utu twenda nambaye wahagurukanye n'imyenda yawe n'abana bawe nta bindi bintu mwari mufite ntabyo reka dusuze mwese abakurikiye Narabibonye TV uyu ni wa mubyeyi mwaherukaga ari mu kibuti cyangwa se ari mu gihangara ahantu we n'abana be b'abakobwa hanyuma akaza kubona umugiraneza ubafasha ubu noneho muramuza muri kumubona mu nzu nziza ntabwo ushobora gutekereza ko ari wa muntu mbibutse ko iyi nzu ni inzu umuntu yahisemo kumukodeshereza ntabwo ariyo umuntu yamwubakiye byumvikane ko umushinga wo kumwubakira ushobora gukomeza abakurikiye Narabibonye TV rero abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda mu mpande enye z'isose turabasuje tubabwira ngo amahoro y'Imana shalom noneho uyu ni wa mubyeyi mama amahoro ni meza amahoro iyo bavuze ngo amahoro nawe uravuga ngo amahoro amahoro cyangwa uravuga ngo shalom Kristo yakunda kubwira intumwa ze ngo mugire amahoro cyangwa se akabwira ngo amahoro niyo mpamvu dukunda kuramukanya ngo amahoro cyangwa ndakikiza ngo amahoro ya Kristo urakoze rero cyane mama ubu rero uri imbere ya za kamera abantu hari umuntu wifuje kugufasha ni byiza kanabona n'ubuhamya nubwo kugufasha bizakomeza ubu urumva umeze gute ariko tangira twibwira nitwanyira Habineza Providence mudugudu wa Rwinzovu kagari ka Murago Uwiteka akarere ka Musanze Uwiteka yangiriye neza cyane aho narindi ko bari kundeba ntabwo uyu munsi nicayemo ari uwo nguwo ahubwo Uwiteka Imana yahinduye amateka kuko ndi kubirinduka nkabona ibyo kurya ku ruhande rwanjye ntarabibonaga aho narindi nabirinduka nkabona inzu nziza ntarayibonaga nabirinduka nkabona gukanda amatara narabyize ubu narabimenye kubera Imana ntabwo rero rigizwe mu nzu ifite amatara oya kuva wavuka nibwo mbibonye ubu nanjye nize no gukoropa ndabimenya no gukora ntabwo ugezeho no mu nzu ibamo sima oya nibo bwa mbere ugezemo nageze hano banyigisha gukoropa kubera ntabyo nari narabonye mu buzima bwanjye Uwiteka ndongera ndareba nkabona turara kuri matora numvaga ngo abandi bararaga kuri matora ntabwo ibyo nabihaga agaciro kubera ntari nzi uko bigenda nararaga ku byatsi ikindi bita umusambi none Uwiteka ndi kubona yagize neza nabirinduka nkabona isafuriya yo gutekamo amasafuriya 3 nari mfite agasafuriya kamwe atekagamo nabirinduka nkabona isabune yo gukaraba nayibonaga ingoye nabirinduka nkabona amavuta yo kurya nizeye gukaranga nabirinduka nkabona umufuka k'umuceri n'akabunga uri kubona agafuka k'umuceri aho ngaho wari mutubwira ngo nibwo bwa mbere ugeze mu nzu ifite sima ngezemo bimbera igitangaza ariko bigarutse bimbera umunezero bitewe n'umubabaro narindimo mbere nuko mbonye umunezero Uwiteka nsizemo ese teranyigisha gukoropa anyigisha gukanda amatara none dore anyigishije no kuryama kuri matora binyuze ku muterankunga wabonye ibyo byose nawe bimutera agahinda arimo umwuka w'Imana tubwire matora se kuva wavuka nibwo mbere ryo kuryama kuri matora n'ubwa mbere amatubwiza ukuri rwose witubeshya kuva wavuka nibwo mbere ryo kuryama kuva navuka niho ndyamye kuri matora ntabwo ngubeshe nakubeshe
mu kanya urasasa uryama ariko Nanjye niwe- ubwo uraryama ryari nanjye ni ngaho natangiye kuryama none nkurikije umunezero mfite n'abana ntabwo ugeze baryama kuri matora oya rero ngaho tubwire hari ibintu bakuzaniye ahangaha wari ukibivuga wabonye ibiki mu by'ukuri ibintu bakuzaniye narebye mbona iyo matora mikoro yigize umunwa matora ebyiri Mhm. nongera ndabihinduka mbona umufuka w'akawunga matora ebyiri umufuka w'akawunga nongera mbona uw'umuceri w'umuceri byose ni 25. yego nongera ndabirinduka mbona amasafuriya 3 nari mfite agasafuriya kamwe wari ufite isafuriya imwe iya none agasafuriya ndabona ubonye amasafuriya 3 mashyashya rwose yego nongera ndabirinduka mbona amavuta yo gukaranga ibyo byose n'amavuta ugiye gukaranga Mbona isabune amasabune uduti 2 tw'amasabune yo gukaraba kuko gukaraba byarangora kubera nta sabune urabona n'ukuntu bimeze ndabona n'ukuntu musa rwose nongera mbona amabase 2 nta base nari mfite yo gukarabira wajya gukaraba gute hari akabase gatoya tuno dutoya cyane niko nari narasudije nkajya ndakarabiramo ntabwo nabaga nagasohora nagajyana hanze ngo nkaraba abantu bari karahari se kureba muze kukanyereka kasigaye iyo narindi muri cya gihangari bakikwimura wazanye iki wazanye ibiki ni utu twenda nambaye wahagurukanye n'imyenda yawe n'abana bawe nta bindi bintu mwari mufite ntabyo bya bishogoshogo bya byatsi mwararagaho murabita twarabisize muragenda muza kuri sima rero tuja kuri sima no ku matara no ku matara no gucana ku mbabura twacanaga ahantu bita ku mashiga amabuye 3 kuyateganya warangiza ugatereka ako gasafuriya ugateka ugacana inkwi z'imyase cyangwa ibishababa ntabwo twari tuzi gucana amakara imbabura none rero mama rero wabonye ibigufasha mu buzima busanzwe tubwira umunezero ufite niwe nshaka kugira ngo n'ubonye ikiganiro azumva umunezero w'umubyeyi wo mu gihangari cyangwa se umubyeyi wo mu kibuti bitubwire umunezero mfite kuruta iyindi yose ariko bikaba binari kumwe nuko navuyeyo nari ndi mu karokora ubugingo bwanje icyo ni icya mbere cyongeye ubuzima bwawe ubuzima bwanjye ibisimba byagombaga kunsangamo cyangwa abagizi ba nabi ubwo ubuzima muraburokoye imvaho ubuzima bwakwangirikira n'urubyaro rwanjye nkabangeza aba ni babana bawe batubwira bajya gusiga muri cya gihangari ukumva ko bazabafata ku ngufu cyangwa yego cyangwa hakagira izindi ngaruka nyinshi undi munezero mfite ni ibyo kurya mbonye kubera ntabwo ntizira ntashidikanya ko ntazongera kuburara niyo munezero nawe urarya wenyine buriya ko mbona ari byinshi cyangwa none nabirya umunsi umwe nzajya nagenda ndyawe iminsi iri kwishyura cyangwa uragera gutya no kugira n'abandi usangira nawe ukaba pasi kubera yuko ariho nanjye ngifasha ntarakomera ntabwo kandi nafashe ubwo nimara gukomera nanjye imana yangiriye neza niho nagirira abandi neza iyi nta mutima mubi mfite nta mutima mubi nkongera ngaho komeza tubwire rero nkongera ngashima uyu muntu wantekerejeho nuko umwuka wera akamukoreramo akangirira neza ntamuzi nawe ari ukumbona guco imana imuha umugisha gutagabanyije kandi nawe ategereza igisubizo cy'imana ndabona none mwaratangiye komesa ndabona agakobwa kambaye imyenda rwose isa neza noneho ubusukumeza turagira isuku ridasanzwe kubera yuko uwiteka hari icyo yakoze kandi ikabinyuza mu mugaragu wayo nawe ubwo rero umaze kubona rero ibintu byo kugufasha mu gihe kirambye wari utubwiye wahoze utubwira ngo ibya matora ngo matora bimeze bite ngo ntabwo wigeze uryama kuri matora nigeze njyama kuri matora mu buzima bwanjye tubwire naryamaga ku ibyo byatsi abandi nkumva ngo baryama kuri matora nkabyumva ariko kubyumva ntabwo nabihaga agaciro kubera nabonaga ntazabigeraho kubera kwiheba nkumva uzava mu buzima cyangwa uzapfa utaryamye kuri matora numvaga yuko nzabupfiramo nta byiringiro nari mfite byo kuzabuvamo mu mashusho abana se ku ishuri noneho ubu ngubu urumva ko baziga neza tubwire ubu kubera ko ubu binyeretse ikintu bita ibyiringiro ikintu cyo kwiheba ubu cyamvuyemo
abambonye mbere ntabwo bambona, abambonye mu cyiciro cya mbere ntabwo bambona mu cya kabiri. watubwiye ngo wimutse ngo nta kintu wimukanye, none se nta myenda mugira ubundi mu buzima busanzwe? Ntazo twari dufite, nizi twambaye. Imyenda mugira niyo ngiyo mwambaye? byumvikane ko n'uwabafasha burya no kwambara ndabona bikenewe rero. none iyo mushatse kuyimesa bigenda bite? Iyo dushatse kumeshaga bwije, iyo umaze kwirukenye igitenge wahita unaja no kuryama bugaca byumye nta kibazo. iyo ugiye kumesa bwije nta myenda yo guhindura birumvikana. Oya ndaye mesaga nijoro kubera uri kubona idakomeye bugaca yumye, kubera ko nijoro umuntu aba aryamye nta kindi kibazo. Bugaca ngafata iyo myenda nameshe nkaja guhaha. ukajya guca inshuro? Nkaza guca inshuro, ukajya gukora ya 700 yawe ujya ukorera. ariko uyu munsi ndumva Imana itangiye kukwibuka. yanyibutsa nayibonye. yarera bikubwiye se? gute tubwire. Uwiteka Imana yabwiraga ngo nzakugaburira. kavuga si Imana uzangaburira biturikije he? kuri kubona no guca inshuro biri kwanga. nuko Uwiteka akomeza kubimbwira, birangize none bisohoreze kwiyubahisha. reka nabonye n'abana bazi kuvuga. ako kana k'agakobwa katubwire bite? byiza. wabaye wa kangahe? wabaye wa 16. ko watsinzwe? wiga mu wa kangahe? wa kabiri. mu wa kabiri. ufite amakaye angahe? 5 garasize. nta kayi na rimwe ufite? ubwo wajyaga wandika he? wajyaga winjira mu ishuri gutyo gusa? tubwire nta kibazo. bari banguzaga urupapuro. wandika ku rupapuro rumwe? kishuri bari banguzaga urupapuro akaba ariko nandikaho. uruki? urupapuro. akarirwandikaho. ukandikaho ibiki? kari ko rwabaga ari rumwe? ibyo tisa yandikaga. wiga mu wa kabiri wandika ku rupapuro gusa? nta kayi n'imwe wari ufite? na n'ubu ngubu nta n'ikayi ufite? ntayo. reka mpereza mukuru wawe none atubwire. bitewe ufite imyaka ingahe? 12. 12. wiga mu wa kangahe? mu wa 4. mu wa 4. ngaho rero tubwire bimeze bite ku ishuri? byabaga bimeze bite? ku ishuri nari mfite ikayi rimwe. ikayi imwe wiga mu wa 4? ubwo ngaho tubwire rwandikaga ayahe masomo? nabaga nanditse ku rupapuro, ngubu nkandika ku rupapuro nk'ikinyarwanda no ku rundi nkandikaho nk'icyongereza guca. tubwire amasomo mwigarira mu wa 4 yose wajyaga wandika mu kayi imwe. tubwire. Igifaransa, ingirishi, shosho, seti, imibare, kereyative na literasi. byose ukabyandika mu kayi imwe? imwe gusa? gusa wabaye wa kangahe? wabaye wa 4. wabaye wa 4. wawu, waranagerageje rero nawe warihanganye cyane. ikayi imwe yonyine gusa? ikayi imwe wari wayikuye hehe? umugiraneza wari warayimpaye. mwarimu se ubwo ntiyakubazaga impamvu ufite ikayi imwe? ahubwo yarankubitaga. yaragukubitaga? ngo nta babyeyi ufite ko uburyo batagugurira ikayi cyangwa ikaramu. nta kibazo. hanyuma ukabasubiza ngo iki? ngira mama naterura umwana ashaka kugira ngo we twiganirwe. mama rero hari abantu bagufashije, turi kugana ku musozo. wowe n'abana bawe watubwiye ko ari bwa mbere warara kuri matora, watubwiye ko ari bwa mbere ugiye ngo n'amavuta ni bwa mbere ugiye kuyarya. tubwire. gute? ubwa mbere ngiye kuyarya cyangwa amaki? tubwire. amavuta. uretse ko habaga ubwo inahangaha batangaga amavuta ya 50 ga diyama. nabaga nagerageje nkagura ayo ya 50 ariko simenye ngo ndariye. bikaba nko kwite nkayatumbika mu biryo bikarangira gutyo. ubu bwa mbere ugiye kuryama kuri matora, tubwire byose. tubwire ibi bwa mbere ugiye ni bwa mbere utubwire ati bwa mbere ngiye gutunga ibase, bwa mbere ngiye gutunga isafuriya, bwa mbere ninjiye mu nzu ya sima.
nibwo bwa mbere ninjiye mu nzu ya sima, ndongera buba bwo bwa mbere bwo gukanda amatara kabahabona, kubera ko twafataga ikimuri cyangwa nk'agatoroshi, akatoroshi kaguraga 500 akaba ariko tukongeza. none ibyo ngibyo byose byarasigaye, ndi gukanda amatara kaba mu nzu nziza, batampfumura, bitaba ikibazo, ntahura n'abagizi ba nabi, kongera nkaba hasakaye hatari kunyagirwa. iyi ndongera ndishima cyane kuko ndi gukoropa, kandi inzu nari ndimo yari irimo ibijyanye kubera umucucu. ibyo byose nkaba ndi kubishima. rero mu kanya uri buze gusabira umugisha uyu muntu wahoze ubimbwira ngo uri buze gusabira umuntu umugisha, ariko nk'umuntu ukibabona aka kanya cyangwa se nk'umuntu uri kubabona, umunezero wanyu ndashaka ugisinze uko murawugaragaza, ni agakorasi, muratera iki, sinzi uko biraza kugenda, ibyishimo byanyu bigaragare ku buryo nubabona ko ubuzima bwahindutse. isezerano risohoye niryo rivamo gushima, isezerano risohoye niryo rivamo gushima, isezerano risohoye niryo rivamo gushima, isezerano risohoye niryo rivamo gushima. nta kibazo, bose batere ngaho tugende nta kibazo. nimushake munahaguruke. kugutambira biba ngombwa iyo nibutsa aho wankuye, kugutambira biba ngombwa iyo nibutsa aho wankuye, kugutambira biba ngombwa iyo nibutsa aho wankuye, biba ngombwa iyo nibutsa Yesu wankuye, 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 gutambira ibanga iyo nibutsa wankuye, ibanga iyo nibutsa kugutambira biba ngombwa iyo nibutsa aho wankuye, Yesu wankuye, Yesu wankuye, Yesu wankuye, Yesu wankuye, Yesu wankuye, Yesu wankuye. mama, ubu rero igice gikurikiyeho tugiye gusabira abantu bagufashije umugisha. niba ari abana mwese n'abana musenge nta kibazo, nko mu munota umwe gusa tubasabira umugisha. uri Imana nziza, uri Imana itabura uko ibigenza, uri Imana ifite imbaraga n'ubutwari, mwami Imana tata wa twese, uyu muntu uko asiga igikotwa, musabiye umugisha n'ubudahangarwa, mwami Imana tata wa twese, mwambika ubudahangarwa, nimuhige ibihige abazima n'abazima, kugira ngo ijambo ryawe rihabwe icyubahiro, uzamushingisha imbaraga zawe, tumusabiye ubugingo nyuma y'ibi ngibi, yaba turashyize mu maboko y'Imana, abo byanyuzeho Yesu uzaza ntuzatinda, kugira ngo dukomeze kukwiringira, hahirwa ukwiringira azamara nk'umusozi Siyoni utanyeganyega. Turasabiye umugisha utagabanije, kandi ikindi kigiye kuzaba rwabonetse, nimudahinduka ngo mumere nk'abana batoya, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru, mwami Imana tata wa twese, uyu mushakasi wawe musabiye umugisha n'ubudahangarwa, mwami Imana tata wa twese, na Siteri mugusize mu ngobyi y'amasengesho, ngwino turengere kandi hahirwa abagwaneza kuko aribo bazaragwa isi, hahirwa ab'imitima iboneye nibo bazabona Yesu. ndakwinginze ngo bose uzabaye kubona Yesu, niba umugira neza uzamuye kubona Yesu. ubwo ugiye guhamagara amazina y'abera azabadukane n'umuryango we n'aba bene data, natwe tuzabe turi kubyina intsinzi, ngaho bana natwe kugeza igihe uzazira. tubyatse tubyizeye mu izina rya Yesu, amen.